basanze umurambo uryamye ahangaha abandi birukanse bagiye kuko irondo ryaje harimo n'umwana wanjye urirara ni nawe wagiye guhamagara umuvandimwe Zidane avuga ati mamagarira Pasi asi hano ndamushaka umuvandimwe wahageze ijambo yamubwiye rya nyuma yaramubwiye ngo Pasi underere bashiki bacu neza nkuko twabariraga ikibabaje nuko ari we warutunze abo bana. Reka tubashimire tubaye ikaze mwe mukomeje gutega amatwi uyu muyoboro mugari wo Rwanda Empire tubahaye ikaze bakunzi bacu turabashimiye byose ni mwebwe mutwereka yuko mubikeneye tukabibagezaho. Reka nshimire mwebwe mwakanze subscribe mwe dusanzwe tubana hano ku muryango mugari wa Rwanda Empire nkomeza mikaze namwe bashyashya mutari mwakanda subscribe kuri uyu muryango mugari wa Rwanda Empire tubahaye ikaze mwe mutarakanda kuri subscribe ni muyikande kugira ngo mukomeze mudushyigikire kandi mukomeze mujye mubona inkuru zigiye zitandukanye ndetse n'ibihangano bishyashya bigenda binyuzwa kuri uyu muryango mugari wa Rwanda Empire. Uyu ni Rwanda mugiye kubana muri iki kiganiro nugikunduze kunkandira kuri like na kuri subscribe na kuri comment ubundi tujye dukomeza tubane. Ni inkuru rero ikomeje gucicikana hano ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru y'akababaro itugezeho muri aya masaha. Nkomeza nihanganisha umuryango w'ababuze uwabo, nkomeza nihanganisha inshuti n'abavandimwe ati nimukomere kandi n'ababegereye mubafate mu mugongo. Ni inkuru rero y'incamugongo ikomeje kugenda ivugwa y'umusore uvuye mu buzima ajombaguwe ibyuma akabijombagurwa n'abasore baba banyweye ibiyobyabwenge baje kuba bamutegera mu nzira akaza kuba yahasiga ubuzima. Reka inkuru yose tuze kuyumva muri iki kiganiro, icyo usabwa no kukireba cyose kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Niwe warubagize, niwe wabahahiraga, niwe warugize abavandimwe harimo n'abanyeshuri. Ubu turibaza uburyo abo bana bagiye kubaho uwo wari ubarengeye. Wabivuga no Zidane wari urimo gupfa. Yaramubwiye ati urere bashiki bacu neza nkuko twabareranaga, ahita birangira. Ntago ari ubwa mbere hano byahabaga buri gihe, ni intambara za buri gihe zaberaga hano ku kabari. Twageze abaturage tubate nta nubwo tuzongera kujya dukingura ntibagiye kuzatwica. Dufite agahinda ku mwana wacu twabuze, witondaga umwana udasuzugura, nta muntu n'umwe yahemukiye umwana baramuze. Ubundi hano mu kabari habereye imirwano inshuro 3. Noneho we yari yimanukiye atashye, twagumye kumva intambara nyine zibera hano ku kabari. Noneho twebwe hari ikibazo twahuye nacyo, wakunda guhurura abana ntuye hano ugasanga bakwijundika ngo ubundi ubusoho kujya hehe. Ari wowe bijundika. Hari n'abandi bantu noneho bigeze no kuharwanira batera igisongo mu nzu yanjye. Ngeze ngo ndavuga bibi kibazo bibi ntambara. Noneho ubwo bakomeje kuvuza induru barwana. Uwo mwana we yaramanutse yiviriye mu mupira yitahira, ntiyarayansangiye nabo, ntiyari kumwe na we. Izo ntambara zabo n'ubundi bari abantu hangane buri gihe bakunda kurwana. Nuko kurwana kwabo rero uwo nguwo yari yitahiye asanga n'umugenzi we bagiye bateze bashaka kwica kandi yari yabacitse. Mwiyo mirwano barwanaga n'ubundi yararimo. Noneho uwababazwa nuko uwo muhungu bagiye kumwica avati donasiye muramuhora iki. Akimara kubivuga niwe batatse. Nabyutse murumuna wavuga ati Zidane baramwishe koko. Nsohotse dusanga umurambo uryamye hano. Twasanze umurambo uryamye ahangaha abandi birukanse bagiye kuko irondo ryaje harimo n'umwana wanjye urirara. Ni nawe wagiye guhamagara umuvandimwe Zidane avuga ati mamagarira Pasi asi hano ndamushaka. Umuvandimwe wahageze ijambo yamubwiye rya nyuma yaramubwiye ngo Pasi underere bashiki bacu neza nkuko twabariraga ikibabaje nuko ari we warutunze abo bana, niwe warubagize, niwe wabahahiraga, niwe warugize abavandimwe harimo n'abanyeshuri. Ubu turibaza uburyo abo bana bagiye kubaho uwo wari ubarengeye. Wabivuga no Zidane wari urimo gupfa.
yaramubwiye ati urere bashiki bacu neza nk'uko twabareranaga ahita birangira ntabwo ari ubwa mbere hano byahabaga buri gihe ni intambara za buri gihe zaberaga hano ku kabari twageze abaturage tubati nta nubwo tuzongera kujya dukingura ntibagiye kuzatwica kuko harimo amabuye ubundi haba harimo amacupa baterana amabuye rero twumvaga ko ari za ntambara zabo n'ubundi zisanzwe zo mu kabari noneho wakubitira no ku kibazo cy'uko abapima ubu bari bakwijundika iyo ukunda gutabara akabari bari bavuyemo icyo gihe baza kurwanira hano ku kabari hirya ahangaha njye mba mbyumva ni Hasani uhakorera barwanya inshuro nyinshi bakomeza kumva induru zabo rero uwo mwana banamutangiriye gutyo byasaga n'ibyahosheje ahubwo izo ngegera zategeye hano uwo donasiye bahigaga barwanye nabwo bandandaguriza n'ibishyimbo imihembezo yari nyanyagiye ha mu muhanda nize ngo ndavuga rero nkasanga ni ikibazo na wanazira ubwo wicaga uwo Zidane wumvisha avuze induru uri hano mu rugo ntabwo twamwumvishe ngibyo numvishe n'ibyo bya mbere bavuzaga induru uwo numvishe ni murumuna we ni nabwo nabyutse avuze ati we ati Zidane baramwishe nibwo twasohotse ndasohoka ndaza nta muntu mba mbana nawe mu rugo ni njyenyine nibwo nakinguye ndaza nsanga hano hahagaze imodoka y'umugabo mabure hano abantu bari batarahagera nitwe twahageze rimwe na rimwe muya bari mu mudugudu yari mu isibo bigisha gutangira amakuru ku gihe wowe ukabigaruka bavuga ngo abafite utubari hano muri iyi quartier wundi reka kwanza tubwire hano mu mudugudu uhene muwe murenge no mukayika wa Nombe akagari Kanyagishu n'akagari Kanyagishu umurenge ni Nyarubaga Okay, reka dukomeze. Babigisha gutangira amakuru ku gihe. Ni gute mwamenya amakuru ko hano hari abantu hari urugomo rukabije kugeza nubwo batera icumu mu nzu yawe ariko ntimukomeje gutanga ayo makuru mugakomeza kuberekera gutya kugeza uyu munsi twatanze amakuru twagiye tuyatanga twarayatanze bishoboka umuntu ngiye kuguha uzamubaze umugabo yivu kodesha hano hepfo kwa Jacques yagize havuga ati ikibazo kizabera hano haguye umuntu mumenye atazagira umuturage mukoraho twari turahanga duhanganye n'abapimi abapimye gute muhanganye abapima inzoga bavuga ngo ubundi ngo tuba dushyanuka mu biki ngo dushinzwe iki mu mudugudu babigiramo uruhare gute ko bo batanga inzoga bo bari gucuruza ikibazo dufite nk'abo bana bacu batangira kunywa ibyo biyobyabwenge ari impinja noneho ibyo biyobyabwenge ntago ari umutobe babaha si n'ibyo kurya iyo bahaye n'igihe babinywera mu nda nsa bagasara nyine ukabona bahinduye isura babaye nk'ibisazi inzoga zinywebwa hano ni inzoga zimeze gute ubwoko bwazo n'ubu ntago njya menya ubwoko bwazo kuko nabaho sindanywa inzoga ntago amoko yazo nge nyazi hari igihe rimwe na rimwe usanga muri quartier zitandukanye baba kubacuruza za nzoga zitemewe karigo zo hari ibyo bita ngo ibikwangari hari n'ibyo mbona ngo niba ari ibyuma ntago njya mbisobanukirwa rero ibyo byose ni ibiyobyabwenge bituyobereza urubyiruko papa wari hano mama ihangane kandi urakoze